ndabasuhuje inshuti bakunzi babaho neza. Tugeze muri wa mwanya w'ubuzima, tugeze muri wa mwanya wo kubaho neza, tugeze muri wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, kubaho mu buzima bufite intego, kubaho mu buzima wishimiye, nicyo mbifuriza. Muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, mbahaye ikaze. Uyu munsi nkuzaniye umuti uvura indwara y'umuhondo, indwara bakunze kwita jaunisse. Umuhondo akaba ari indwara ikunze kwibasira impinja, uruhinja rukagira umuhondo ugaragara inyuma ku ruhu ndetse n'amaso akaba umuhondo. Iyi ni indwara mbi cyane kuko impinja nyinshi zicwa n'iyi ndwara, dore ko uruhinja rufite umuhondo udapfa kubimenya, keretse iyo umaze kumurenga atakibasha konka nibwo ushobora kugira ubwoba ukamujyana kwa muganga. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, nkakubwira icyo ukwiye gukora, nkakubwira uko ugomba kwirinda, nkakubwira uko ugomba kumenya indwara kugira ngo wivure, kugira ngo uvure abawe uzi neza icyo ugiye kubavura, kugira ngo indwara ubanze uyisobanukirwe neza, kugira ngo ubashe kwisuzuma. Iyi ndwara y'umuhondo ni ikimenyetso cy'uko mu mubiri w'umwana biba bitameze neza, mu mubiri w'umwana haba harimo uturemangingo tutari gukora neza, akaba ariyo mpamvu iyi ndwara iyo udahise uyifatirana ngo uyivure hakiri kare, ishobora guhitana uruhinja, ishobora guhitana umwana kandi utamenya ibyo ari byo. 50% y'impinja zivuka zishobora kuvukana ubu burwayi, ariko iyo budakabije birikiza, akaba ariyo mpamvu abantu benshi batajya babasha gusobanukirwa iby'iyi ndwara. Akenshi indwara y'umuhondo ikunze kugaragara ku ruhinja rumaze icyumweru ruvutse, cyangwa mu byumweru 2 mu gihe watinze kubona ko umwana wawe ayirwaye. N'abantu bakuru bashobora kugira ubu burwayi ariko mu gihe bafite ikibazo cy'umwijima. Dore rero bimwe mu bishobora gutera uruhinja kugira umuhondo. Uruhinja rukivuka rugera ku isi rugahura n'ibibazo bitandukanye bitewe n'uko ruba ruvuye mu nda hashyuha, hanyuma rwagera ku isi rugahura n'imyuka itandukanye ndetse harimo n'ubukonje, bigatuma umubiri utangira kwirwanaho, bigatuma umubiri wivumbagatanya kugira ngo umubiri ubashe kwihanganira aho urwo ruhinja ruvukiye, kugira ngo umubiri ubashe kwihanganira ibibazo uri buhure nabyo. Akaba ariyo mpamvu uruhinja rukigera ku isi amaraso atangira kurema izindi nsoro zitukura, kugira ngo za zindi yari afite ari mu nda ahantu hashyuha zibashe gupfa, hanyuma umwana atangire ubundi buzima bushyashya bitewe n'isi agezemo. Iyi ndwara y'umuhondo yibasira impinja ikunze kugaragara cyane ku bahungu kuruta abakobwa. Dore rero bimwe mu bishobora gutera uruhinja kugira umuhondo. Iyi ndwara ahanini iterwa n'insoro zitukura zo mu maraso. Izi nsoro ziba zashaje, hanyuma umubiri uri gukora andi maraso mashyashya. Izi nsoro zishaje zikagenda zikajya mu mwijima. Iyo umwijima w'umwana utabasha gukora neza ngo ubashe gushwanyaguza no gutwika izi nsoro zishaje ngo zisohoke mu mubiri, niho haviramo umwana kugira iyi ndwara y'umuhondo. Iyo umwijima w'umwana ukora neza, urazishwanyuza hanyuma zigasohokera mu mwanda yitumye. Ikindi gishobora gutera umwana kugira umuhondo ni igihe umwana yavutse ananiwe, cyangwa umubyeyi nawe yamubyaye ananiwe, ntabashe guhita yonsa umwana, ntabashe guhita aha umwana umuhondo w'ibere. Ibi rero bishobora gutuma umwana agira ikibazo cyo kurwara iyi ndwara y'umuhondo bitewe n'uko atonse uriya muhondo w'ibere. Uriya muhondo akaba ari ingirakamaro cyane ku ruhinja, dore ko uba urimo intungamubiri zose zishobora kugenda
zigahangana n'ibibazo umwana afite mu mubiri. Naho ku ruhinja rwonka rukagira ubu burwayi biba byatewe n'ibyo uruhinja rwonka bitewe n'ibyo umubyeyi yariye. Mu gihe umubyeyi yariye ibifite vitamine nyinshi biragenda bigakora imisemburo myinshi ishobora kujya mu bitunga umwana binyuze mu mashereka, hanyuma bikagenda bigakora insoro nyinshi zitukura zikajya mu maraso, hanyuma za nsoro iyo zimaze kujya mu maraso niko zigenda zikora inshyashya, izishaje zisohoka, hanyuma iyo zimaze kuba nyinshi ziragenda zikuzura mu mwijima, kubera ko umwijima w'umwana uba utarakomera utaranakura neza, bigatuma umwijima utabasha kuzishwanyuza, hanyuma zigasubira mu maraso. Zasubira mu maraso, wa mwanda iyo usubiye mu maraso niho hagaragara umwana yatangiye kugira uruhu rw'umuhondo, umwana mu maso hatangiye kuba umuhondo. Icyo gihe ni ukubera ko ya myanda aho kugira ngo isohoke irongera igasubira mu maraso, bikamutera kurwara iyi ndwara y'umuhondo. Ikindi gishobora gutera uruhinja kugira umuhondo ni mu gihe rwavukanye amaraso make bitewe n'ibyo umubyeyi yari yatwite, bitewe n'uko atitaye ku mwana ngo amuhe intungamubiri zihagije, hanyuma umwana akavukana amaraso make. Mu kugira amaraso make bigatuma hadakorwa insoro zitukura zihagije, bigatera uruhinja kugira iyi ndwara y'umuhondo. Dore rero ibindi bimenyetso bishobora kukwereka ko uruhinja rwawe rufite ikibazo cy'indwara y'umuhondo, kabone n'aho umuhondo waba utaragaragara inyuma. Guhondobera ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko uruhinja rutameze neza, cyangwa ukarwonsa ku ngufu ubona rutabishaka, umuha ibere akarikubita akivumbura ukabona adashaka konka. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko mu mubiri w'uruhinja bitameze neza. Ikindi, uruhinja ruri normal rumeze neza rudafite ikibazo, rwituma umwanda usa nk'icyatsi kirimo umuhondo, hanyuma uhabwa amata akituma umwanda usa nk'icyatsi kibisi. Iyo uruhinja rufite iyi ndwara y'umuhondo rwituma umwanda wijimye, inkari zigahindura ibara. Mu gihe uruhinja rusanzwe rudafite ikibazo runyara inkari zisanzwe zisa nk'amazi, bigaragara ko nta kibazo uruhinja rufite mu mubiri. Mu gihe uruhinja nyuma y'ibyumweru 2 ruba rutari kwiyongera ibiro, ubona ibiro yavukanye ari byo agifite, aha naho uruhinja ruba rufite ikibazo. Ibi bigendana no kunanirwa konka, ukabona uruhinja rutonka neza nk'uko bikwiye. Mu gihe uruhinja rudafite ikibazo ruba rugomba konka buri nyuma y'amasaha 2. Iyi ndwara ni mbi, ishobora guhitana uruhinja cyangwa ikarutera ubumuga, dore ko iyo ya myanda isubiye mu maraso, iyo iyi myanda ibashije kugenda ikajya muri twa dutsi dutoya dutwara amaraso ku bwonko, turagenda tukajya mu bwonko bikangiza ubwonko bw'umwana. Umwana agakura ari debile, umwana agakura afite ikibazo cy'ubwonko bitewe n'iyi ndwara y'umuhondo utamuvuje ku gihe. Dore rero umuti mwiza uzakuvurira uruhinja iyi ndwara mu gihe rwagaragaje ibi bimenyetso byose twababwiye. Mu gitondo urabyuka ugafata uruhinja ukarusohora hanze ukarushyira ku kazuba, ka kazuba ka mu gitondo kakirasa, ukongera ukamushyira ku zuba nimugoroba, ka kazuba ka nimugoroba karenga, ariko ukamushyira ku kazuba kamwe koroshye kadakaze kadashobora kumutwika. Hanyuma nijoro ukamukandira amashereka mu maso, mu jisho igitonyanga kimwe cy'amashereka, no mu rindi jisho igitonyanga kimwe cy'amashereka. Ibi ukabikora mu minsi 5. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe
murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza, uhora mbifuriza kugira amahirwe mu byo mukora byose. Nk'uko abakunzi bacu bari badusabye ko twabashyiriraho umurongo wa telefone, dukurikije ibyifuzo byanyu rero, umurongo ushobora kutubonaho mu gihe ushaka kwivuza cyangwa mu gihe ushaka kwisuzumisha, waduhamagara kuri 0791 16 93 27. 0791 16 93 27. Duhamagare niba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha. Ushobora no kudushimira ko twakubwiye umuti ukivura ugakira, wohereza agashimwe kuri momo, nabyo byadushimisha kuko muri ab'agaciro kuri twe. Abadukurikira bari mu mahanga cyangwa muri diaspora, ubanza akamenyetso ko guteranya 250, hanyuma ugashyiraho izo nimero, ibintu bikagenda neza. Ushobora no kutwandikira kuri ya email yacu umutinyarwanda@gmail.com. Ikindi nakwibutsa no gukanda kuri subscribe cyangwa sabone mu gihe ari ubwa mbere dukurikiranye, kugira ngo utazacikwa n'ibyiza turi kugutegurira ubutaha. Murakoze cyane, naho ubutaha.